Muraho neza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye ese ni gute wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza, ese ni izihe ndwara zikunze kuboneka mu bana, ese ni igiki wafasha umwana igihe cyose yagaragaje ibimenyetso cyangwa igihe yagize impinduka ku mubiri we cyangwa ku buzima bwe. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro dushyizeho nimba uri umubyeyi cyangwa umurezi w'umwana, kugira ngo ubashe kwita ku mwana neza kandi ubashe gukurikirana impinduka yose ishobora kugaragara ku mwana, bityo bigufashe kugira ngo urere umwana wawe neza, akure neza kandi agire ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kukuganiriza ese ni izihe ngaruka cyangwa ni ibihe bimenyetso byakwereka yuko utonsa umwana wawe neza. Icya mbere hari ukuba uhorana amabere abyimbye. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko utonsa umwana neza cyangwa nimba umwosa ntabwo umwana abasha kumaramo amashereka, bikaba biri mu bimwe bishobora kuguteza n'ibibazo byo kurwara indwara zifata amabere. Ese nimba amabere yabyimbye akenshi uba usanga ababaza umumama, ese ni igiki wakora? Ikintu cya mbere wakora ushobora gufata ikintu gikonje se agatambaro gakonje ugashyira ku mabere, biri mu bintu bishobora kukugabanyiriza ububabare. Ikindi ushobora gufata ukayakanda n'intoki uyakuramo kugira ngo wigabanyirize no kumva uremerewe se cyangwa ufite ububabare. Muri bimwe mu ngaruka ya kabiri harimo kuba udutsi tuyobora amashereka dushobora kuziba. Ese nimba udutsi tuyobora amashereka twazibye wakora iki nk'umubyeyi? Ikintu cya mbere ushobora gufata agatambaro gashyushye ugashyiraho, biri muri bimwe bishobora gutuma imitsi yongera umwanya tukaba twazibuka amashereka akaba yavamo agashiramo mu buryo bworoshye. Kandi ikindi nabwo ushobora gufata intoki ukajya uyakanda uyakuramo, kuko iyo utabikoze hari bumwe mu burwayi bushobora gukurikiraho kandi bikaba byakugiraho ingaruka n'umwana bikamugiraho ingaruka. Iyo udutsi tuyobora amashereka twazibye ni bimwe bishobora gutuma urwara icyo twita mastitis cyangwa ni infection ifata imoko y'ibere ndetse n'uriya mwanya ukikije imoko yawo. Iyo wawugize hari ibimenyetso ushobora kugaragaza nk'umubyeyi. Icya mbere hari kubyimba ku ibere kuko imitsi iba yarifunze amashereka yarahezemo. Icya kabiri hari ukubabara ibere kandi akenshi na kenshi bikunda gufata ibere ry'uruhande rumwe. Icya gatatu hari ukubona ibere ahegereye imoko ndetse n'uriya mwanya ukikije imoko habaye umutuku. Iyo byagenze gutyo ni byiza yuko umenya cyangwa wihutira kugana ivuriro kugira ngo bagufashe hatagira uburwayi bundi bukurikiraho. Ariko ni ingenzi cyane nimba ubonye ibyo bimenyetso gutangira kwitoza konsa umwana kenshi gashoboka, kuko biri muri bimwe bishobora gutuma hakira vuba ibere rikongera rigasubira neza rikamera neza. Rero iyo utabikoze ngo wonse umwana bishobora gutuma ibere rikomeza kurwara bikaba byakugiraho ingaruka